tugiye kureba rero umwaka wa 2024, umwaka dutangiye, umwaka wishe byinshi cyane ku bantu bari mu kuri, ku bantu bari mu ijambo ry'Imana, ku byerekeye iminsi ya nyuma. Turebe icyo umwaka wa 2024 uhishiye abantu. Akaba ari umwaka wo kwizera ku bantu bari mu kuri. Turi bwifashishe kandi igitabo nanditse, amagambo 1000 yagufasha gusigasira ubugingo bwawe uko nakijijwe n'ukwizera. Uyu rero akaba ari umwaka wo kwizera, kuko ukuri nyakuri kugiye kuza hanze, abantu bose bakakubona bagatangara. Umwaka wa 2024, iyo bavuze umwaka wa 2024 ugomba guhita wumva Amerika. Uyu mwaka rero ni umwaka w'ijyanamuntu, nawe ukozeho video hashize umwaka wuzuye mvuga ngo amaso yose agomba kwerekera kuri Amerika, kuko ibiba ku isi yose ntibyabaye umwaka washize, imyaka 2 ishize, 3, byose ni Amerika y'ibiri inyuma. Amaso yose rero 2024 akaba agomba kuba kuri Amerika, nkuko ngiye kubisonera mu kanya, kugira ngo umenye ibijya mbere, witegure ntuzongere gutungurwa ngo uvuge ibintu noneho birangwiriye ububizi uri mu kuri, kuko 2024 ni umwaka w'ukuri, ni umwaka abantu bose bagiye kubona ukuri kugiye kuza hanze bagatangara, kuko satani nawe azi neza ko uyu mwaka agomba gukora ibintu byinshi cyane, kuko tugiye kureba ukuntu uyu mwaka ugiye kubamo nk'imyaka 2. Uyu mwaka ugiye kubamo nk'imyaka 2 kubera ibintu byinshi cyane bigiye kuba umusubizo urutene, kuko ari umwaka satani agomba gukora ibishoboka byose kugira ngo yerekeze abantu bose umujyi umwe. Uyu mwaka rero ukaba ari umwaka w'ukuri kugiye kuza hanze, ni umwaka w'ukuri kugiye kuza hanze, isi yose ikabona ibinyoma yabeshywe kera na kare, noneho abantu bose amaso agafunguka. Ariko tuzi ko harimo imirongo 2, hari abazakurikira Imana, hakaba n'abazaguma kunamba kuri satani kubera ibinyoma babeshywe, bataziyumvisha ukuntu ukuri kuri kuza hanze. Kandi biranditse neza, ubyibuke, biranditse muri Bibiliya ko uko kuri ni ukumenya iko kuzakubatura. Ariko kubera ibintu benshi babeshywe kuva na kera na kare, ntabwo benshi bazabasha kwiyumvisha ibizaba biri kuba, kabone niyo byaba biri kuba imbere y'amaso yabo babona ko ari ibinyoma. Bizagenda gute rero kugira ngo abantu bakurikire ubuyobe, bakurikire ukuri? Nuko satani afite amayeri menshi azakoresha kugira ngo yereke abantu iby'isi, noneho bareke iby'ijuru bakomeze bakurikire iby'isi. Narakubwiye nti ni iki kizatuma abantu nk'urugero bafata ikimenyetso cy'inyamaswa, barambona gute, ibintu mfite nimbireka nzamera gute, nzawande, kuko uzemera gute byose kugira ngo akurikire Kristo, afate umusaraba we, uwo niwe uzaza mu kuri, uzaca ukubiri na satani umwanzi ugiye kwigarura abantu kuva muri uyu mwaka wa 2024 kuzamuka 2025. Ni ukuvuga ngo gutangirira 2024 na 2025, iyi ni imyaka 2 satani afite, agomba guhindura ibintu kugira ngo yigarurire imbaga nyamwinshi, no asoza umugambi we w'ibihe bya nyuma afite, kuko satani azi neza ko afite agahe gato. Uyu rero akaba umwaka wa 2024 ukuri kugiye kuza hanze kugaragara buri wese, ikibi kigatsindwa, amaso yose ugomba kuyahanga kuri Amerika, kuko ari amatora yaba ataba. Nakubwiye ko muri video z'ubushize bazakora ibishoboka byose kugira ngo Biden abone ku butegetsi, noneho bakomeze uwo mugambi wa satani bafite. Ariko kubera abantu bamaze gukanguka, bizatera imvururu nyinshi, yaba amatora yabaho yaba ataba, byanze bikunze uko bizagenda kose, yaba ataba nuko hazaba imvururu, kuko muri 2024 nibwo ukuri kugomba kuza hanze, noneho abanyakuri bakagaragara, abanyabinyoma bakagaragara, abakurikiye Imana bakagaragara,
n'abakurikiye satani bakagaragara. Ntabwo uzavuga ngo uzashyira ukuguru kumwe kuri satani ngo ushyire n'ukundi ku Mana bishoboke. Hano niho ukuri kugiye kugaragarira, buri wese akamenya uruhande aherereyemo. Bigiye gusoza, buri muntu wese amenye uruhande ahagazeho, kuko byanze bikunze ntushobora gukeza abandi babiri. Uzahitamo Imana cyangwa se uhitemo satani. Nibyo bintu rero bigiye kwigaragaza muri 2024, ukabimenya uko uzabyitwaramo. Aho niho hazahera gutsinda umwanzi satani burundu, kugira ngo uzabe ubwami bw'ijuru. Abantu rero benshi bagiye kumenya ukuri, baze mu kuri, baze mu bubyutse, maze Imana nabo ibahundagazeho imigisha yabo, ibaha imbaraga zo gukomera mu ijambo no gukomera kuri, kuko byanze bikunze ubwami bw'Imana bugomba gutsinda ubwa satani. Satani rero nawe ari kurwana urugamba rwa nyuma, kuko azi neza ko afite agahe gato. Niyo mpamvu uyu mwaka dutangiye ugomba kuwutangirana ingufu zose, usoma ijambo ry'Imana, ukajya mu ijambo ry'Imana kugira ngo wiyuzuze mu mwuka. Noneho satani natangira gukora gahunda ze, azasange wibitse ijambo ry'Imana, kuko ahari ijambo ry'Imana satani ntashobora kwinjira na rimwe. Ni ukuvuga ngo rero ni ubwawe ibyo uzakora muri uyu mwaka, ugitangira wiha gahunda yo gusoma ijambo no kurikenyera neza, ukaryumva neza, nibyo bizagushoboza, kuko Imana izaguha amahirwe yo kubona icyo satani agambiriye. Nudafata iya mbere ngo wige usome ijambo, satani azasanga uhagaze ku musenyi, azaguhutaza niba utagiye mu ijambo ngo wiyuzuzemo umwuka, wiyuzuzemo ijambo ryawe ryose. Noneho ujyane umutima wawe no mu bwenge bwawe, maze ukoresha imbaraga zawe ubihawe n'Imana, kugira ngo iryo jambo ari ryo rizakurengera mu bihe turimo, kuko ibihe tugiye kwinjiramo byanze bikunze satani arakwereka gahunda afite, satani arakubwira ibyo agiye gukora umunsi ku munsi. Ni ukuvuga ngo satani ibyo agamije nta mikino, kuko urakurikira satani cyangwa se uhitemo kwemera Imana, uyinambeho, kuko Imana yaravuze ngo nuyikurikira n'umutima wawe wose, Imana izakurengera. Reka turebe rero ibyo nanditse hano mu gitabo amagambo 1000 uko nakijwe no kwizera, bishobora kuzagufasha nawe gukomera ku kwizera, kugira ngo uzaneshe utsinde umwanzi satani. Dusomera mu gitabo amagambo 1000 uko nakijwe no kwizera. Nk'urugero, ibitekerezo byose byinjira mu mutwe wawe ugomba kubisuzuma, ukareba niba bivuye ku Mana. Ibitekerezo kubera ko kenshi hari igihe twishuka kubera amabwire, kubera ibyo twumva, ariko ibyo bitekerezo byanze bikunze iyo bivuye mu mutwe bikajya ku mutima ukabigosora, ushobora kubona nimba ari satani cyangwa se nimba ari Imana. Aho hantu rero niho ukuri kugiye kugaragarira mu minsi iza, kuko abantu bagiye kugira ibitekerezo n'imitekerereze myinshi cyane, kubera umuvuduko satani azabakoreraho. Kugira ngo rero uhashye satani, nta kundi ugomba kwiyuzuzamo ijambo, kugira ngo ibyo bitekerezo byose nibijya kuza ubizi neza, uvuga uti ibi bivuye ku Mana cyangwa se ibi ni bya satani. Kuko satani agiye gukoresha amayeri menshi cyane, yabaciye muri 2019 mwarabibonye. 2024 rero akaba agiye kugaruka kugira noneho ngo arangize gahunda yatangiye. Ni ukuvuga ngo rero ibitekerezo niyo byinjiye mu bwonko bwawe, ugomba kureba ukabigosora, ukavuga ati se ibi byose bivuye ku Mana cyangwa se ni satani n'imigambi ye mibisha yo kurimbura muntu. Ibitekerezo rero 2024 ugomba kureba ukabigosora neza, kugira ngo umenye uko utsinda satani. Kubera rero ko Imana iri muri twe, ni ukuvuga ngo tugomba kumvira ijwi riturimo, rya jwi rikubwira ngo kora iki cyangwa kora iki. Niko kwizeye iyo wumvira iriya jwi
bwa mbere bikubwiye ngo ntujyeyo byabwira ngo jyayo ukajyayo. Ririya jwi rero ryumviye niryo ryagiye ridufasha dukomera kwizera kubera ko Imana yabaga yatuvunguriye ikatubwira iti izere ukomeze wizere. Iyo wumviye rero rya jwi rikurimo niho Imana iguhera imbaraga zo gutsinda no kunesha iyo sekibi ishaka kurwanya. Urugero rurahari rufatika, kuko ihataba kwizera ntabwo mba imbere yawe nkubwira iby'ijambo ry'Imana. Ni ubuntu bw'Imana rero yatugiriye kugira ngo tujye dusangiza abantu, namwe mukomere kuri kwa kwizera, kuko mu minsi iri imbere ibintu by'isi byose bigiye kugaragara ko ntacyo bimaze, ahubwo ijambo ry'Imana rizahoraho rikagumaho ibihe byose n'ubwo isi yose izavaho. Izere rero ukomere kuri rya jambo Imana yakubwiye iti humura, nta kizakubaho, nta kigeni, nunyumvira nzakurengera. Nibyo bihe rero tugiye kwinjiramo 2024. Nkahita ntanga n'urugero rw'ibyabaye yaba mu Rwanda 1994 ese na 2024 hari isano byaba bifitanye. Ibi ni ibintu dushobora kuzinjiramo, ariko ufite amatwi kugira ngo yumvise. Reka turebe rero 2024 aho bigana muri Amerika no kw'isi yose, kuko nagira ni nakongera nti ngewe narekuye satani, kuko ibikorwa satani ari gukora hirya no hino kw'isi abangamira uburenganzira bwa muntu. Icyo dukeneye rero 2024 kugira ngo dutsinde umwanzi satani ni ukumenya ibitekerezo byacu, kumenya ibitekerezo byacu, tukamenya uko turwanya umwanzi satani, kuko uzi ibyo bitekerezo ukabigosora ukumva ko ari Imana ikubwira cyangwa se ari satani. Nubasha kubimenya nibwo uzatsinda urugamba rwa 2024. 2024 rero akaba ari umwaka w'injyana muntu, nk'uko nabikubwiye, ari umwaka satani abaraho gushyira gahunda ze mu nzira ye ashaka kuyoboramo muntu. Akaba ari n'umwaka abantu benshi bagiye kubona ukuri, bakavuga bati twabeshwe ibinyoma. Yeremiya 16:19. Yeremiya 16:19. Abantu benshi bagiye kuza hanze bavuga bati ni koko twarazwe ibinyoma. Noneho bizavuga iki? Ni ukuvuga ngo satani bazashyiramo ingufu nyinshi cyane kugira ngo ahatire abantu gukurikira ibyo binyoma, bagende basimbuka iyo bisi y'ibinyoma baza mu kuri. Urumva ko hazaba guhangana kw'ikinyoma n'ukuri, ariko tuzi neza ko nta na rimwe ikinyoma kizatsinda ukuri. Uyu mwaka rero 2024 akaba ari umwaka mvuga nti hanga amaso yose kuri Amerika n'ahantu hose muri ibyo bihugu byo kw'isi yose bigiye kuba mu matora, kuko umugambi wa satani twarabibonye ko ari umugambi w'isi yose. Ni ukuvuga ngo byanze bikunze ukuri kugiye gutsinda umuntu wese uri mu kinyoma, umuntu wese uri mu bugome, umuntu wese uri mu bubisha agiye kugaragara, agiye kukarubanda. Abazamukurikira bazaba bake, n'abazavamo bagakurikira ukuri nibo bazanesha. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom.